Claire ni ikihe kintu cya mbere ukora mu gitondo ndetse n'icyane umukora ugiye kuryama? Ntabeshye sindi bubwe ngo mbyuka nsenga. Ibyo bya mbere na mbere batabizi ko badutuburira baba batubeshya apart from gusenga aha kiri kintu kandi oya nuko nyine njye mbora benshi iyo ubyutse ngo ndasenga njye ntabeshye feri ya mbere yo mbyutse mutafata telefone hanyuma nyuma ndahabura hize barahabura cyakoze kino gitaramo kigiye kuba cya Next Pop Star ugiyemo nibwo numva wazibona ni heza kuri yabwati mfite senkanya yaba yazimye urumva ko kwihangana bira deja byanjye mu kiganiro oya rero tubundi ryo ryaba ari ibanga wabumbwiye gute uzibi ntabwo nyene kanya kafite amafaranga ibibazo by'abantu barifu ngaho yewe nta muntu mufise bakuzi bati biti Rwanda ubijyanye n'amabanga nta muntu Welcome back kuri TBT Rwanda. Uyu munsi wa none ntago byoroshye ngira ngo muramubona ndabaramubona siko batamubona. Wow, uyu munsi rero jewe ntago ari ngombwa kugira ngo mumbone cyane kubera ko mbafitiye umutumirwa. Abantu benshi bagiye babinsaba ndetse njemera n'abantu benshi ndavuga nti nyuma nibwo naje gufata umwanzuro ndavuga nti ntago ngomba kurangiza umwaka ndimo abantu ideni. Abantu mwasabye ngo nzabaze Claire ibibazo mbese azatubera umutumirwa muri TBT. Uyu munsi wa none niyemeje gusoza umwaka ntabari imideni kandi nizere kigano tuzajya mbere y'umwaka mbere ko umwaka urangira. Ndabeshya. Yes, uyu munsi wa none ndi kumwe na Claire Mbazende ariko ntago turi kumwe nk'abantu bagiye kwana kigano turi kumwe nk'umutumirwa. Ikaze kuri TBT Rwanda. Murakoze cyane. Yes, nayimaze kuvuga amazina yawe ko wakongera twibwira neza. Amazina yanjye nitwa Claire Mbazende nk'ibisanzwe nta AKA ngira. Nishimiye kuba kuri TBT Rwanda nk'umutumirwa. Twajyaga tubabona mu biganiro ariko ubu ngubu none twishimiye kuba twicaranye. Cheers. Murakoze. Okay, Claire Mbazende urumva yiteguye kudusubiza buretse guseka. Witeguye kudusubiza ibibazo byose ko tubikubaza neza utadusuzuguye. Nta na kimwe nsimbutse kandi mbabwije ukuri do. Dahira izina ry'Imana. Okay. Ntunadusuzugura ariko ntago kuko ngiye mpagarariye imbaga y'abanyarwanda dufite ndetse n'inshuti z'abanyarwanda cyane abakunzi ba TBT Rwanda. Ariko mu busanzwe sinsuzugura sinzi impamvu ku kantu gashyizemo. So mbere na mbere Claire ni muntu ki mu munota umwe nako nawe utuzuye tangiye kungenera iminota nkaye ndi wageneye cita wamubwiye ngo amasegonda 15 kibuka kuvuga iminota itanu ciye tubeze bite yabyibagiye ayawe ndimo gushiramo. Okay, Claire Mbazende ni umunyarwandakazi mvuka mu muryango w'abana batari bakeya. Ntago ndibuze kuvuga umubare kandi ntubitindewe impamvu nabivuze. Umunota amasegonda ari gushira dukomeza. Okay, ngakomeza ikindi kibazo baza nyine no sorry komeza umukobwa ndacyari umukobwa nkaba nkora kuri TBT Rwanda. Yego ndumva rero nubwo utatwibwiye neza mu by'ukuri nta kintu tubweta dusanzwe tuzi birashimishije kubijyanye byose mubizi. Oya sawa kandi yavuze ngo nagaye butube ngadasimbutse na kimwe. Okay, Claire Mbazende ukunda kurya iki? Umuceri n'ifi. Ariko bitavuze ko bishorerekanye kimwe ushobora kukishoreka ndakushoreka bitavuze ko biri kumwe kimwe ndagikunda kwaco n'ikindi kwacu. Claire yo wambaye neza wambaye gute? Ngiye nambaye ipantaro niki hejuru t-shirt hasi gute inkweto bisanzwe nkunda inkweto za gihungu ngo twakwita kuri muri abakobwa bambara gihungu. Oya imyenda yanjye bari gikobwa ariko inkweto zo ni za gihungu. Okay, kuko ntago nambara amapantaro y'abagabo. Murakoze. Umushaka guheza gift ya Christmas Claire inkweto za gihungu. Murakoze. Claire ni ikihe kintu cya mbere ukora mu gitondo ndetse n'icyane umukora ugiye kuryama? Ntabeshye
ntabeshye sindi bubwe ngo mbyuka nsenga ibyo bya mbere na mbere batabizi ko badutuburira baba apart batubeshyera from gusenga aha kiri kintu oya nuko nyine njya mbona benshi iyo ubyutse ngo ndasenga njye ntabeshye feri ya mbere iyo mbyutse mutafata telefone hanyuma nyuma mbere yo kuryama kumita nsinzira kubera ko oya apana kuvuga ngo mbere yo nyine kwa kundi witegura uvuga uti noneho ikindi kintu cyazima ngiye gukora nkajya mu buriri mbere yo kujya mu buriri ubwo rero nanone ntabwo ari ugusenga kubera ko gusenga bwari igihe nsenga nkahita nanone ni ukujya muri telefone oya kujya mu buriri ntabwo mvuga gusinzira zano gusinzira no kujya kuryama kujya kuryama nibyo rumbajije ikintu cya nyuma nkora ngiye kuryama ngo nywa amazi oya ndabanza nkarya okay nywa amazi bon hanyuma se ubwo wenda reka tube tuvuye ku buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi hanyuma utubwire ni irihe kosa wamenya ku muntu wamukunda ugahita umwanga nka boyfriend no ni umushuti wawe usanzwe umushuti wanjye ntabwo namwanga kuba mukwa ariko namurakarira kumbeshyera apana kubeshya byose bijyanye kumbeshya cyangwa kumbeshya sinamwanga ariko namurakarira ko abantu benshi babeshya sekere cyo kora ndakubeshyera no kubeshyera kandi akaba yanakubeshyera ikintu kiri strong cyane kwiciye aha defi imwe na karita imwe Claire yize amabanga yose hanze kandi ngakiguresha warahiye imbere y'Imana defo umuntu usenga kutari butubeze ego hari ikintu kimwe rero njye nibaza niba ari defo ariko mbwenda muri tumusobanurira kuba kugira emotion cyane ukarengera hari abantu bambwiye ngo ni defo gute dusobanurire explain yourself nyine ku buryo se ukunda nk'umuntu se wenda akajya kumukunda cyane cyangwa warakarukarakara cyane ibyo nabyo si defo iyo urakara cyane ndakara cyane ariko sinkora ibikorwa byo kuvuga ngo nagukubita nakwica ariko ndabobara deep down ni defo karite sugo karite se wari kuyimbwira buriya Jesus Christ navuze wiyiziho ntabwo ngiye abantu bakuziho karite ntabwo ntoranya ntabwo ndi kubyumva mu bantu yego kuvuga ngo sinamuvukisha aracitse navuye oya ayishuwa ko isuzo buduhaye cyane murakoze sawa nirihe banga umuntu yakubitse reka kunanira kuribika burundu ko bateye ikintu ibanga ryose ryakicisha umuntu cyangwa ryagirira nabi igihugu please ntuzarembere ego I'm begging kiravuga ati nabonye miliyoni 50 washakazebye oya kuko nibaje hano zaturuka miliyoni 50 urashaka urahabura ndahaburahize barahabura cyakoze kino gitaramo kigiye kuba cya Next Pop Star ugiyemo nibwo numva wazibona ni heza kuri yabwati mfite senkanya yaba yazimye urumva ko kwihangana deja byangiye mu kiganiro oya rero muri iryo ryaba ari ibanga waba umbwiye gute uzibi nta muntu nyene kamenya ko afite amafaranga ibibazo by'abantu babifu ngaho yewe nta muntu mufise bakuzi bati biti Rwanda ubijyanye n'amabanga nta muntu oya cyakoze ibanga ryagirira umuntu nabi ibyo wapi bon Claire mu mikino yose ibaho ku isi ni wowe ukina cyangwa wigeze gukina uwo nigeze gukinaho ni basket twiga turankoma abantu barebare twese badutegekaga gukina basket nanjye nayo cyo muramo n'inko utabikunda ese ko ndi kwivuga kandi nta nibwo bagukirishaga ku nkuru njye niko nabikundira gato birumvikana ariko no turankome hari nako section muraho ndetse kari bamwe rwose basket but finally ntago nyikina urumbaje uwo nkikina ntago nyikina ni cyo kintu kigutera ubwoba mu buzima busanzwe kuba nabura mama aha Claire mu bintu byose bifatika ndasubira mu bifatika biri tangible ego ufite ni cyo kintu gihenze tunze
ngiye kuba nk'abandi ngo bafite ibibanza i Bugesera ikintu Obo. gifatika kiri tangible tibiti sirafatika buriya oya tibiti ntabwo gihenze mfite se n'igikimana umutungo ndakubise nta kibanza afite nta modoka nta nzu okay telefone ni telefone aha numva akababara ibintu biriho guys ya umutungo ufatika afite n'ubu tugiye mu buzima bw'urukundo bwa Claire ndagowe ese Claire ufite umukunzi ntabwo ndi bubivugeho nta kintu ndi bubivugeho nta kintu bivugeho nk'umusesenguzi wakoze iki kiganiro ahubwo uko kamera ntizonanizaho na rimwe ni agahinda ubwo se ushatse gusobanura reka tubanze kamera rigunzeho paka igihe twakoreye kubaba rero igihe twakoreye rigunzeho wananzuminze aha oya uzuminga by'akacu byihoreye bidatuma ikiganiro cyangiri twagitangira burya urabizi Claire urumva ngo nta kintu bivugeho nk'umusesenguzi birashoboka ko umufite nta kintu ndi bubivugeho ibyo ni iyo umuntu adafite umukunzi avuga ngo hoya ndabeshya abantu banjye munkurikirane ariko abantu bose bagiye bankurikirana barabizi ko ntajya ngira ikintu mbivugaho kuri aba n'umukunzi ibintu bibiri urebeye inyuma n'ibindi bibiri turacyari mu bijyanye n'urukundo mu buzima bw'urukundo ndashaka kugira ngo mbwire ibintu bibiri urebeye inyuma ubuzima bw'urukundo kubutinzeho noneho ikibazo kimwe cyakajya kubaza ndebeye inyuma urebeye inyuma ni ibihe bintu bitagomba kubura ku musore wumva muzabana nubwo ntawe afite ariko je pense ko uzashaka bibiri urebeye inyuma agomba kuba afite umuntu tuzabana bitagomba kubura kwa kiseso abandi batumirwa hano hirya ufite byinshi ebyiri imbere y'uko ikiganiro gitangira biratagomba kubura inyuma se mwana we ndashaka kugira ngo mugire ko mufite amasegonda 30 nyine se winyihutisha mbishake kubera ko ndebeye inyuma si inyuma ntabwo nyine sizi ko ndi kubyumva yaba igihagararo cyangwa uburebure cyangwa iki oya nubona n'amaso cyangwa se n'ingohi cyangwa se n'amatuza cyangwa se n'ibirenge byiza buri muntu wese ikintu akunda ni kumwe kudirectinga kugira ngo uri kubwira ibyo kunsubiza oya ntabwo ndi buvuge ngo ikintu yaba ngo kwa kirisa swanga abaye atagifite oya byibura okay wifuza bibaye byiza bibaye byiza mucanze okay bibaye byiza yaba afite wenda at least indeshyo abareshya ati santimetero na santimetero ntabwo ndi buvuge like ngo areshya gutya ariko at least agusumba ego nukoze kunsubiriza kimwe ikindi nta kindi ku bintu bijyanye n'ibiro wapi ibiro byo tubyihorere tubyihorere ibiro ase wansubije uye nta kindi harabura ikindi kintu ntacyo pe ndumva nta kindi nubwo yaza areshya kandi indeshyo nayivuze deja niyo yaza afite ibiro 40 byaterwa n'ukuntu ibyo biro utewe n'uburebure bwe bimeze kandi ari muremure urumva deje umuntu gusumba byaze ko ari muremure ikibazo no se 50 mureye akusumba ntabwo mbese uko byabira reka mfite umwanya wanjye nsubize musana musatura gushimira afite 40 ni wowe uvuze ko tuvuze ku ndeshyo n'ibiro ndamusuhuje musa ndakura mu cyaro kandi azakireba kino kiganiro ni wowe bivuze ibintu by'ibiro ubwo igihe yashatse kuvuga byo musana se burara birengeje nyine bibaye nkakora nta kibazo none ibintu by'ibiro koze twakomeza inyuma y'ako atagiye kurenga ku ndahiro yatubwiye ndabeshye se kuki utari kubivuga byose oya wimbwira ngo ibiro by'umuntu ko simbizi biki ibibazo byanjye guki yego baba rero oya aha twagera no ku myitwarire ibiri y'umuntu wumva umusore wumva muzabana imyitwarire byibura agomba kuba yujuje
ntabwo nkunda umuntu uri sociable cyane cyane nyine ujya mu bantu benshi mu ijambo rimwe ntabwo umuntu umeze nka Juliet babirangiye ari umusore mana we tubyiyore ntabwo ibyo ntabwo mbikunda ubona umuco undi umbwiye imico ntakihangana imyitwarire ibiri agomba kuba nyine ajujuje kwa nubwo birumvikanye agomba kuba ari umuntu w'itimide atari nyine ari serious somehow ego undi muco akunda abantu atari umuntu nyine wanga abantu akwangira famiye ibintu nk'ibyo akunda famiye akunda abantu hari impamvu cyo kiganiro njye mba naragiteguye mba naratekereje ku bakunzi bacu birirwa bampamagara bambaza ngo Cleya ngo Sijuyi ngo Sebasi ngo umuntu yahera he nizere ko mbasubije sibyo ariko kuza wiyorobetse nanone wapi akagenda arebera ngo akunda abantu akaza akakunda mugikundana byose hanze aha Claire Mbazendo ndazabyara manga bane I love kids are you for real mbere najyaga mvuga batandatu ariko abantu bose nayo babwiraga bakanira ego batandatu I love kids mbere navugaga batandatu muri wese mbwiye ati kwacu narayose kugeza ubwo ariko ugenda Rwanda muzajewe ko iki ni ikiganiro cyanjye abashaka ko mbaza Juliet muzabyandike muri comment n'izibi igihumbi zambaza igihumbi ariko cyakugiye mu cyo kuzabana ibyo ni ibyiyumviro byanjye bitandukanye nuko we ashobora kuza ambwira ati at least batatu babiri ariko babiri ni bake babiri ntabwo byakunda ko abantu bajya kuzengereza utubwiye noneho uwo twazabana uba afite nk'ubushobozi nyine nawe akabyemera ushaka akabaraga ko kubasunika ari nasibuka mu mayo tubyaye akanabi kandi tukaba turiho turi bakuru ndavuga akabaraga ko gusunika nyine se we ntiyasunitse we ugira ngo yarabarutse se yarasunitse Claire usibye akazi ukora aka ngaka nyine ukora naka kazi nyine wumva kandi nyine wakora kakagushimisha radio presenter apana ibitangazamakuru nyine pana marketing are you for real utajya kubatera ariko kumatera gute ako sorry munyihanganira kandi yambajije ikintu wanje uba wandenze what do you expect ntacyo pe mbaga ntabizi niyo mpamvu nashatse kubaza aha turi hafi gusoza mwuka byane Claire Mbazendo Juliet mufata gute umwana wanjye ntungenere iminota please ufite okay take your time don't worry Juliet first of all mufata nk'umuvandimwe before nagufataga nk'inshuti ariko imyaka tumaze tuziranye ntekereza ko byavuye ku bucuti bugera ku bivandimwe kuko ari nk'ubu hari ikintu ushobora kukubwira don't cry hari ikintu inshuti yawe uba utakibwira ariko umuvandimwe wawe muva mu nda imwe ukaba wabimubwira cya mbere mufata nk'umuvandimwe apart y'ibyo ngibyo mufata nk'umuntu ukora urimo kundeshaho kamera abantu mudukurikiye bazishe ko reaction zanjye zirashimishije kurusha mwebwe mushyira ariko mbwira abanyarwanda abantu mudukurikiye Juliet akunda akazi kandi ni umuntu ukora akazi neza mwakoze ntacika intege uri kumva tereka hasi nta kibazo ntacika intege akazi ako ariko kose hari abakobwa ujya ubona umukobwa njye akazi nk'aka sinagakora ibi n'ibi sinabikora ariko Juliet akazi ako ariko kose kamuhemba amafaranga aragakora bivuze urimo kurira abo mwibuke ko atajya nariza kurira ko bigoye biva kuri uri kumva ikindi ushobora kuba umujyanama mwiza ushobora nyine urugero byanga ntabwo
ni uko hari ibyo nzi ushobora kugiramo umuntu inama kandi bikagenda neza. Ikindi navuga akantu gatoya katandukiriye, agira amahane. Nanditse take your time. Agira amahane. Ariko amahane ikindi cyiza cyawe cyo ngukundira ari ikintu wigeze kumva mu buzima sinshobora kukibagirwa, ariko sindi ukivugiye kuri kamera n'uwari igihe gitekereza nkumva uri umuntu w'intwari. Nyine ariko wigiye kuvuga amahane niba ko bigenda gutera inyuma amahane yawe icyiza cyawe arangira vuba mukahita muciringa mugaseka. Ntabwo uriya muntu byimba n'ibintu oya. Okay, rakaraka kabirangiye. Mwambaje nagisha birambabaje ko nafite ijambo muri ijambo ryawe uzaribona nyuma. Sawa, that's Juliet. Ariko banyarwanda mufite akazi kandi mushaka gukorera bushake wundi ukora nk'uwikorera. I think Junior can say this. Ntabwo uri kwitwara neza mu kazi wihanye na boss. Boss Junior rwose mwumvabariye kera twateranya nawe ko nabizi ko ntari kwitwara neza. Kera rero tuganye ku musozo, tugeze ku musozo. It was good, really bad, but ariko nta kintu gikanganye nakojeje cyakoze washyizemo imiyaga. Thank you. Niba ari ikibazo nawe ufite ushaka kubaza Claire watwandikira muri comment azagusubiza. Noneho ikiza cyanjye nimbona comment 500 tuzabaha part 2 kuko reka nkubwire ntabwo ibibazo bihagije. Numva nubwo bavuze ngo ngira amahane mabuje hano ari cyo ushaka kubaza akagutupa cyo gutupa. Yes, reka ndashime mwese nizere ko mbave mideni. Hari n'umuntu wari wabitubajije muri comment kugira ngo Claire at least mufye kumenyaho gakeya. Urumva kwera uyibigenzi babimenye. Ego za characters nako bura ndabizi nibyo umutima wa television zahuye. Anyway, thank you. If you have subscribe, please do it. We love you guys. Candy, happy New Year and Merry Christmas. Bye.